inshuti bakunzi ba iyobokamana TV, turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu cyangwa rya Yesu. Biterwa naho umuntu aba barizwa. Yesu ni nawe Yesu. Hari igihe abantu babipfa ugasanga ati Yesu, abandi ngo Yesusi, abandi ngo Yesu, biba bitandukanye. Ubundi Yesu na Yesu si bamwe, byose ni kimwe. Byose ni kimwe ariko bitekereza sibyo fara. Okay, reka bamwe ni igiswahili abandi ni Ikinyarwanda. Kubera ariko abantu wenda bacwa kwibaza kubera iki abantu baba bari mu Rwanda ariko bagakoresha igiswahili. Terwa n'abazanye ubutumwa bwa mbere, impamvu abarokore bavuga ko ari Yesu. Ubutumwa bwaje abantu baje binjira mu Rwanda baturutse muri Kongo, bari baje kuvuga ubutumwa mu Rwanda. Okay. Ariko kandi bajye bongeraho Yesu Kristo, kuko muri biriya harimo ba Yesu bane. Muri biriya harimo ba Yesu bane? Tuzabasobanurira igihe cyabo ariko barimo. Oya, ahubwo igihe se kitari iki cya Pasika, ahubwo agukanduka ikiganiro kiri. Oya, ntabwo wenda musaba ngasobanura ibintu byinshi. Itandukaniro Yesu Kristo ni Nazareti. Aba ariko tuzajya twongeraho. Hari n'undi Yesu. Hari na Yesu Yusto. Undi wani na Yesu azabitegurira ikiganiro cyacu. Okay. Turabasuje rero cyane, ni kwa kundi mumaze kutumenya ko tugira kujya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukaganira nyine ku bintu bitandukanye. Murazi yuko turi mu gihe nyine twegereje Pasika, cyangwa turi muri Pasika aho Yesu Kristo nyine yapfuye arangije arazuka. Ngira ngo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu hari ubu niho bayuda bamugambanira, yatangiye gushyikirizwa kwa ba Pilato no kwa bandi. Ubijoro ararakubitwa ari no mu manza byose nyine. Okay. Ejo niho azapfa. Yego. Okay. Uyu munsi ahubwo. Okay. Ubwo tuba tuvuze nyine ku mateka ya Yesu Kristo. Rero turi kumwe n'abantu batandukanye kugira ngo badufashe ku ijambo ry'Imana, tuganire gatoya ku rupfu rwa Yesu, nyine kugira ngo dutegure imitima yacu kuri Pasika, nkuko nyine abakristo babimenyereye yuko ari igikorwa ngaruka mwaka, tugomba no kubyizihiza nyine cyangwa tugomba kubikora. Reka rero dutangire tubibwira kugira ngo mbashe kutumenya. Njewe ni Joel Sengurebe, muramenyereye cyane kuyobokamana TV. Hariya hirya hari Pasiteri, n'umuntu mumenyereye kuyobokamana TV ni Pastor Hayimana Francois. Kuri piano hari Bikemu cyangwa bikora Imana Emmanuel. Hano hari dusenge Imana Theophile, n'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murumva kubera uburyo mbubaha nk'abakozi b'Imana, nanze kwirirwa mbarushya ngo bagende bivuga kandi maze kubamenya. Kuri kamera hari Nziyavuze Israel, nawe nyine araho, nawe arabasubije cyane ngo arabakunda cyane kabisa. Mukomere cyane rero. Reka no twizire tuvuga kuri Pasika. Ubundi wenda mbere yuko dukomera, ubundi Pasika ni y'umuravuze. Pasika ni iki ubundi muri rusange cyangwa muri makeya? Pasika ni iki mwamfasha mukansobanura cyangwa mugasobanurira abantu bari kutureba? Wenda Pasika muri makeya, Pasika duhereye mu buryo buri bw'isobanuro bwaryo bw'ijambo etymologique. Pasika ubwayo isobanura guhita, passage, kunyuraho cyangwa se kunyuraho. Ni ijambo bundi rituruka ku ndimi z'amahanga, Giheburayo, Ikilatini, byagiye bihinduka, cyangwa uhereye no mu Kiaramiye, ururimi Yesu yavugaga, ariko byose bisobanura kunyuraho, gutambuka, ibintu nk'ibyo. Turaza kubisobanura mu kanya. Okay, ni byiza cyane. Noneho rero reka dukomeze. Bikemu ndabona ari kuri piano, afite uko byasakoze, afite icyo ashaka kutubwira cyangwa ashaka tubanza kuvuga tumenyujije wenda no mu ndirimbo. Hari akaririmbo gato kari kumfasha kitwa Pasika yacu, igitero kimwe n'igiki. Nta kibazo. Hallelujah, Pasika yacu. Pasika yacu nitwibutsa amaraso y'umwana w'intama, niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani yicira. Dusubiremo. Pasika
kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo na rwa rusika atumye natwe twinjira nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo na rwa rusika atumye natwe twinjira nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira yasatuyemo na rwa rusika atumye natwe twinjira hera. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nimuze twese duhimbaze Yesu kuko yemeye kudupfira cyo ndafashijwe nta bindi narenza yasatuyemo na rwa rusika atuma natwe twinjira hera. N'ubundi vamo ubundi aba bakozi b'Imana begerane kugira ngo batuganirize ijambo ry'Imana. Buri wese afata iminota mikeya baragira uko bayigabana byibuze iminota nka 30 dufite kugira ngo batugaburire ijambo ry'Imana, batubwire urupfu rwa Yesu, batubwire umusaraba, batubwire umumaro wo gucungurwa, batubwire amahirwe twagize. Reka mbashyira imbere y'Imana kugira ngo amavuta n'imbaraga byayo bikorane nabo kandi bahagarare mu ijambo ryayo rigenda rikore icyo Imana irituma mu mitima y'abaryumva kurusha uko ryakora icyo bashaka ko ryakora bo ubwabo, ahubwo ijambo ry'Imana rikora icyo rishaka. Mana Data wa twese nyiri ububasha n'ubushobozi, ngabo abagaragu bawe bagiye kukuvugira. Data ndakwinginze cyane ngo ubanyuremo bakuvugire Mana. Turi kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo, turimo turibuka ineza yawe, wasatuyemo na rwa rusika utuma natwe twinjira hera turakwibonera. Utuma Mwami Imana n'ukuri Data wera umwenda ukingirije amahera ukimara gutabukamo kabiri, waravuze ngo buri wese abonye ubushobozi cyangwa ububasha bwo kwigererayo Data wera amatungo, inuma z'intungura n'ibindi ntabwo twari kubibona iyo udatanga umwana wawe ngo amene amaraso abigitambo cy'abantu bose. Ngaho bana n'abakozi bawe rero ubakoresha ibyo butwari mu izina rya Yesu. Amen. 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 bakundwa mu mwami, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari i Burundi. Yobokamana TV tuzi ko ihagera, n'abari muri diaspora mu bihugu byinshi bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe kandi uburinzi bw'Imana bukomeze kuba mu mitima yacu. Turashimira Imana cyane nubwo bimeze bityo. Bibiliya iravuga ngo mu byiza no mu bibi dushime. Dufite ibibazo bibiri abanyarwanda. Icyambere dufite icyorezo ntabwo byoroshye. Icya kabiri dufite kandi kwibuka abajize jenoside 1994, ariko kandi icya gatatu kuba Kristo. Nanone turibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, urupfu rwe n'izuka. Ne evangeliste Dusengimana Theophile, Imana iduhana umugisha. Tugarutse hano kugira ngo tuganire ijambo rya Pasika kandi ririmo guhumuriza imitima y'abanyarwanda n'isi yose muri rusange. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 28 n'umurongo waho wa mbere, tuze kurangiza n'umurongo wa 5. Haravuze ngo kuzuka kwa Yesu. Haravuze ngo nuko ku munsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 mu museke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Amen. Iri ni ryo jambo nshaka ko tuganiraho, kandi nyine intego
twese turayizi ni pasika. Pasika ivuga kunyuraho. Pasika ya mbere yabereye muri Edeni, pasika ya kabiri yabereye muri Egiputa ubwo habonetse gucungurwa ku bwa Mose, igihe Abisiraheli bajyanwe mu buretwa muri kiriya gihugu. Habanjeyo Yosefu wagurishijwe, nyuma ye hakurikiraho abandi 73, bose hamwe 74 nibo bakomotsweho na miliyoni 6, abagore n'abana batarimo. Bibiliya itubwira neza ko himye undi Farawo utarigeze kumenya Abisiraheli, nuko ngo bakoresha uburetwa imyaka 430. Itegeko yari 400, ariko icyatumye Abisiraheli batinda muri Egiputa hakiyongeraho imyaka 30 bayoboye igihe cyo gukora kw'Imana. Nicyo cyatumye bamarayo icyo gihe kirekire. Ariko kuva ibice 2 ku murongo wa 24 nuko ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano yasezeranyije Abrahamu na Isaka na Yakobo, ngo bitera Imana kureba Abisiraheli menye uko bameze. Icyo gihe isanga Mose aho yari ari kuragira intama za sebukwe Yetiro, niko kumuhamagara ajyanwa no kureba igihuru cyaka kidakongoka. Ahageze nibwo marayika cyangwa se ijwi ryamubwiraga ngo kwetura inkweto zawe aho ugeze nahera. Twihute cyane, ntabwo dushaka gutinda muri ibi, ahubwo icyo nashaka kuvuga byarangiye Imana imutumye imuha n'inkoni. Murabizi ageze mu gihugu cya Egiputa kwa Farawo, muribuka ko yari yaraharerewe, ariko aza kuhava bitewe nuko yigeze gusanga umunyegiputa arwana n'umwisiraheli, aramwica mutabika mu mucanga. Nuko aza gusanga Abisiraheli nanone babiri barwana, arabakiranura, ariko baravuga ngo ibyacu byivanze mwute, urashaka kutugira nka abanyegiputa wishe cya gihe. Bitera Mose guhunga ajya kwa Yetiro. Yetiro amakazi ko kuragira inka n'intama. Niho rero arimo aragira, Imana yamuhereye iyo misiyo. Aragenda ajya kwa Farawo, asubirayo ubwa kabiri, ariko yasubiranyeyo bagage y'imbaraga zimiri zindi, kandi izo mbaraga zari mu nkoni. Nuko ageze muri Egiputa, murabizi ibitangaza 9 yakoze. Ku gitangaza cya 10 Farawo, Imana ibwira Mose ngo icya 10 kizamwemeza. None hari ikintu ngiye kugukorera. Icya mbere, mbahereye kugirira umugisha ku banyegiputa, mubaka ibintu by'igiciro n'izahabu n'ifeza. Kubera ko bari bamaze imyaka 430 badahemba, Imana yabahaye favor y'igikundiro. Icyo gikundiro baragiprofita, bakibyaza ibihembo. Imana ishimwe cyane. Nuko banyaga abanyegiputa ibintu by'izahabu n'iby'ifeza, ariko muri ibyo harimo n'amatungo, inka n'intama. Hanyuma Uwiteka abwira Mose ngo inyama bazirye, ariko amaraso yamishageze ku nkomanizo z'imiryango. Aya maraso yashushanyaga amaraso ya Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, azameneka ku bw'abantu kugira ngo babarirwe ibyaha n'ibicumuro. Nuko rero murabizi ukuntu mu gicuku cya nyuma marayika w'Uwiteka yaciye mu gihugu cya Egiputa, yica abana bose b'imfura b'abanyegiputa uhereye kwa Farawo. Ariko mu Bisiraheli aho yanyuraga agasanga ikimenyetso cy'amaraso yanyuragaho. Imana ishimwe cyane. Aho rero ni pasika ya kabiri. Pasika ya gatatu niyi turimo kandi, Imana ishimwe, pasika yo gucungurwa. Haleluya. Pasika yo gucungurwa. Iyi pasika ni y'amaraso y'umwana w'intama w'Imana yamenekeye ku musaraba igorogota. Ntabwo turi bwinjire mu mateka cyane bitewe n'igihe, ariko ndagira ngo mbabwire Yesu yaje mu isi ku bwanjye nawe. Bibiliya niyo ibivuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uru rukundo mu Cyongereza barwita unconditional love. Ni urukundo rutagira ikiguzi. Abantu bajya bavuga ko bakundana, ariko ndagira ngo mbabwire urukundo rwabo hari aho rugarukira. Urukundo rw'umugore n'umugabo hari aho rugarukira. Upfuye bakavuga ngo ngaho rarana nawe, ntabwo wabyemera. Rimwe na rimwe tugiye gushyingura umuntu, yewe yaba umugore wapfuye cyangwa se umugabo, umugore ararira cyangwa umugabo akarira, ariko abantu bose bagiye ku ruhande bakavuga ngo ngaho nimba mukundaga nimujyane, ntabwo yajyamo. Ariko igihe bose baguhirikiyeho itaka mu isandugu, urukundo rwa Yesu rwo murakomezanya. Haleluya. Nirwo nshaka kubabwira kuri uyu mugoroba, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana ishimwe cyane. Imana irema umuntu yamuremanye ibintu bitandatu. Icya mbere yamuremanye ubwenge, kabiri muremana ubutware, gatatu muremana guhitamo neza, kane igihe, gatanu uburyo. Imana ishimwe. Hanyuma ibi bintu nibyo byatumye Imana yirata kuri Satani, ariko Satani mu kanya gato ahindura umuntu zero. Bituma Imana ibwira Satani ngo
ngiye kurema undi Adamu, numushobora ubwo uzaba utsinze. Imana ifata ijambo ryayo iryambika umubiri, ibwira Yesaya visionnaire, iramubwira ngo ngaho hanura. Yesaya aragenda ajya mu gihugu cy'urukiga, Bibiliya niko ivuga, asanga umwari witwa Mariya wari isugi, aramubwira ngo urahirwa Mariya, dore uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, kuko azaba umukiza w'abari mu isi. Ariko Mariya aravuga ngo bishoboka bite ko ndi isugi ntararyamana n'umugabo? Ariko marayika w'Imana aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho. Bakristo bene data, banyarwandakazi n'isi yose muri rusange, umuntu wese wizera umwami Yesu hari inda yatewe n'umwuka yitwa amasezerano. Ariko ndabasaba kugira ngo mwambare mariniyeri zo kwizera, kugira ngo iminsi n'amagambo y'abantu atazavanamo inda mutwite. Hanyuma kuko marayika yarazi ko Mariya azahura n'intambara, kandi na Mariya yarazizi, byari bigoye kumva umuntu atwita yarasabwe mu muco w'abayuda ntibyemerwaga. Mariya bitumutera ubwoba, aravuga ati siyo nda ko mu mateka y'isi ari njye uzaba utwitsinda ntararyamanye n'umugabo, bizitwa iki? Nzabengwa, iwacu bazamerera nabi, umusore wansabye wankoye nzamukizwa n'iki? Ariko marayika aramubwira ngo imbaraga z'Uwiteka zizagukingiriza. Banyarwandakazi, muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kuburiho si uko bashaka kukwica bapfuye, ahubwo n'imbaraga zisumba byose zagukingirije. Banyarwanda n'isi yose muri rusange, kuba muriho mutarahitanywe n'iki cyorezo ntabwo ari uko kibuze ubukana bwo kubica, ariko muri iki cyorezo Imana yavanyemo ikitwica isigamo ikizatuma dushima. Niyo mpamvu turiho, hari imbaraga z'Uwiteka zadukingirije, hari umwuka wera waduteye inda yitwa amasezerano, icyamba ngo tuzabyara impanga, tubyara iterambere mu mwuka no mu mubiri. Imana ishimwe. Ibyo tubirenge. Misiyo ya Yesu itangira gushakirwa inzira. Nuko murabizi ukuntu Imana yafashe ijambo ryayo iryambika umubiri, nuko iryohereza mu isi. Icyo gihe habaye intambara y'Imana na Satani. Satani amanurirwa mu isi, arajugunywa, arangije yibwira ko abaye kiyongozi w'isi ari ugiye kuyobora isi. Ariko Imana ishaka uko n'ubundi izacungura umuntu uri mu isi. Nibyo rero byatumye Imana yiga strategy y'ukuntu izacisha Yesu muri Mariya, hanyuma bikazarangira acunguye abari mu isi. Kubera iki Yesu yaciye muri Mariya? Nuko muri Mariya niho icyaha n'ubundi cyaciye. Muribuka ko Satani yoheje Eva abari urya igiti. Yesu rero yagomba guca muri Mariya akurikiye icyaha. Kubera iki Yesu yamanitswe ku giti? Nuko igiti nicyo umuntu nyirizina yacumuriyeho. Mu Bakolosayi haravuga ngo umusaraba niwo yicishije bwa bwanze, ngo kandi yakujeho ibyaha kubambaho byanditse, ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Muri Bibiliya y'Igifaransa cyangwa y'Icyongereza bavuga certificate cyangwa certificat, ariko Bibiliya y'Ikinyarwanda irakennye ivuga urwandiko. Ariko banyarwandakazi, namwe isi yose, ndagira ngo mbabwire urukundo rwa Yesu. Abantu bose inyoko muntu, abakomeye n'aboroheje, abami n'ibikomangoma, bari bafite ikibazo gikomeye cyuko bari bafite dosiye Satani yabaregaga. Ariko turashimira Imana ko yakujeho ibyaha kubambaho byanditse. Ubutumwa dufite uyu munsi nubwo kubwira abantu yuko bafungiye muri gereza yitwa isi, ariko Yesu yabahaye imbabazi. Turagira ngo tubabwire rero abantu bari muri gereza y'ibyaha baburana uburenganzira bwabo kuko bafunzwe nta dosiye bafite. Imana ishimwe cyane. Yesu aba yinjiye mu isi. Imana ishimwe. Yinjiye mu isi, murumva inzira yaciyemo. Aba yinjiye mu isi mu myaka 12 niho yadevelopye ministeri ye. Muri Yesaya 61 yinjira mu rusengero ku munsi wo gusoma ijambo ry'Imana. Arangije avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, ansize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, mbohora imbohe. Yesu niwe muntu watangaje ko imbohe zibohotse, atarabaye na daso, atarabaye n'umuyobozi w'akagari, ariko yaravuze ngo yantumye no kubohora imbohe, yantumye no kuvura imvura zo mu mutima, yantumye no gutangaza umwaka. Oh haleluya! Isi yose izagirirwamo imbabazi. Twihute cyane. Atangira rero ubwo intambara, arategereza kuko yari afite imyaka 12, kandi mu Bayuda ntabwo agomba kuvuga utaragira imyaka 30 yuzuye nibwo yatangiye gukoreshwa imirimo n'ibitangaza. Murabizi ibitangaza byinshi yakoze. Icyambere yasanze Yohana aramubatiza, ibyo murabizi. Atangira kubwiriza ubutumwa bwiza, atangira gukiza imbohe. Murabizi, oh haleluya, uburyo yahumuye abarutoromayo. Murabizi uburyo yazuye Lazaro w'i Betaniya. Murabizi uburyo yazuye umwana wa Yayiro. Murabizi uburyo yakishije haleluya wa 38 ku kidendezi
mu bigishwa be murabizi neza amugurisha ubusabusa, nduzi ko ari ubusabusa ibiceri 100 ngo kuko yarazi ko batazamushobora. Ibyo tubirenge, arafatwa, murabizi baramujyana mu nkiko, kugeza ubwo bamujyanye kwa Kayafa, bamujyana kwa Pilato, kugeza ubwo bamubuzeho icyaha. Ahubwo Pilato yaje kumubaza bati koko ukuri uri umwana w'Imana? Ngo Yesu ntiyamusubize. Kubera icyo atamusubije nuko ukuri kwari imbere ye. Haleluya, ngo ntiyamusubize. Ibyo tubirenge, twibukiranye uburyo uyu mucamanza yakarabira imbere ya hari ibisambo 2 byari bibambwe. Ibyo murabizi, ndetse ibyo tutaranabigeraho tubanze tuvuge uburyo bamaze kumushinja ibyaha atigeze akora, uburyo banzuye kumubamba. Ariko ngo umucamanza aravuga ati rero mu mwaka barekuraga umuntu kuri iyi Pasika, baravuga bati rero ari Yesu w'i Nazareti ari n'Abaraba, turekure nde kandi dufunge nde? Ngo bose batera hejuru bati murekure Baraba. Baraba yari igisambo cyagogoje. Impamvu bamurekuye niki? Byari ubuhanuzi. Yesu yaraje gucungura n'ibisambo. Haleluya, yaraje gupfa mu kimbo cy'ibisambo. Imana tugire neza cyane. Reka nihute, murabizi bamujyana i Golgotha. Ntabwo nshatse kuvuga Simona mutwaza umusaraba, ahubwo twihute cyane tugere aho bamujyanye i Golgotha. Ageze i Golgotha ngo asenga mu rurimi situmva, kuko bari bamukubise kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Baramukubita inkoni zikomeye, bamwambura ubusa, imyenda ye bayifindura ubufindo, bayikirira urusimbi. Ibyo tubiranga, baramujyana bamugejeje i Golgotha. Murabizi ibibazo yahuye nabyo, ngo agira inyota, agize inyota, ngo arakubitwa, kuko yari Imana 100%, yambaye n'umubiri 100%. Umuntu w'inyuma yarakubiswe arababara. Nibwo yavuga ngo iki gikombe cy'indege, ariko ngo mu ijuru bamuhishurira icyubahiro azagira nyuma yo gucungura itorero. Ahita agaruka mu mwuka, aravuga ngo data ndibeshye bibuka ushaka. Haleluya, ibyo tubiranga, agira inyota. Ariko inkoni ngo zimurembeje, ngo asenga mu magambo ngo eri ramasabakitani. Kubera icyo yasenze mu rurimi situmva, yaravuze ngo nisenga mu Kinyarwanda, mu Gifaransa n'Igiswahili n'Icyongereza n'Ikilatini barumva amaganya yanyu. Arahindura asenga mu rurimi rw'iwacu. Haleluya, aravuga ngo eri ramasabakitani. Abantu baravuga ngo hamagaye Eliya, ariko mu yandi magambo yaravuze ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Haleluya, akumusaraba ngo umwenda wari ukingirije niho batabutsemo kabiri. Yesu avuga ijambo rya nyuma, yavuze amagambo abiri. Ijambo rya mbere yaravuze ngo yamwe abarushe n'abaremerewe muze musange n'abaruhura. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo byose birarangiye. Haleluya, ibyo ni ijambo rya kabiri. Soza nkorotira. Imana ishimwe cyane. Twasomye ijambo, aha yari yafashwe ajyanwa gushingurwa. Mu gushingurwa bwe hari ibintu 4. Icyambere hari imva ishizweho igitare hejuru y'igitare hari ikimenyetso cy'Abaroma. Hejuru y'ikimenyetso cy'Abaroma hari idarapo ry'Abaroma. Hejuru y'idarapo ry'Abaroma hari special force, abaparakomando b'Abaroma. Ngo babaha amafaranga, barabwira ati mucunge uburinzi. Uyu mugabo yagiye avuga ko azazuka, kandi ashobora no kutazuka. Abigishwa be bakamwiba, bakazabesha ko yazutse. Kuyoba kwa nyuma kukarusha kwa mbere. Ngo baracunga cyane, bamwe barashaka kubanyoye ibiyobyabwenge kugira ngo badasinzira. Ariko ngo nijoro mu gicuku, haleluya, ijambo ryavuze ngo habaye igishyitsi cyinshi. Haboneka imbaraga zinyeganyeza, kunyeganyeza bibyara gutigisa, bibyara kumenagura bibyara guhombora bibyara kujanjagura. Ngo nuko marayika birindira igitare. Haleluya, Imana ishimwe cyane kuri Yesu. Senewa Chantrobe irikaso ngo birindira igitare ngo akicaraho. Banyarwandakazi, bantu bo ku isi yose, Yesu yaranesheje. Ndagira ngo mbabwire abababajwe n'iki cyorezo, Yesu yaranesheje. Uyu munsi agiye kubirindira igitare. Tumaze iminsi tubahanurira, tubabwira ubutabazi, tubabwira intervention rapide Imana izanye. Yesu agiye kubirindira igitare cya corona akicareho. Yesu agiye kubirindira igitare cy'agahinda Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bafite akicareho. Yesu agiye kubirindira igitare
yakibirinduye igitare, yakibirinduye ingumba zirabyara, yakibirinduye imfubyi ziriga, yakibirinduye abapfakazi basubizwa agaciro. Imana ishimwe cyane. Ni umunsi rero yumva itangazo rya nyuma, nimuvuye ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Abazi Imana yabo bazakomera, nyuma yo gukomera bazakora iby'ubutwari. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Hamagara noneho hari uwakumva. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Imana ni ubuhungiro bwacu n'imbaraga zabo, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mpumurisha imfubyi, mpumurisha abapfakazi, mpumurisha igihugu, mpumurisha abaperezida, mpumurisha abaminisitiri, mpumurisha isi yose. Yesu ni muzima. Ubwo yazutse rero n'abapfuye muri 94 azabazura. Yamwe mwapfushije mwe hari ibyiringiro. Haleluya. Nabo bapfuye ko bazazura. Imana ibahumugisha. Komeza. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe mukozi w'Imana. Imana imuhumugisha. Tubwirije ijambo ryiza ryitwa kubirimbira igitare Yesu akacicarira. Igitare ni ibintu byari bikugoye, ni ingorane zose wari ufite, ni ibintu byari byicaye hejuru y'ubuzima bwawe. Imana ije kubirindura. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dukomeze dusoma amagambo y'Imana. Reka dusome muri Ezekieli ibice byaho ni 45, umurongo waho ni wa 21. Mbibutse ko dukomeje kuvuga kuri Pasika. Imana ishimwe. Ubundi Pasika ni ryo zingiro ry'ubukristo, kuko Yesu yataza mu isi ngo aducungure, haba uyu munsi tuba twitwa abakristo. Imana ishimwe. Reka dusome muri Ezekieli ibice 45 n'umurongo waho wa 21. Haravuga ngo mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 14 w'uko kwezi muzagire Pasika, ibi birori by'iminsi 7, imitsima idasembuwe aba ariyo iribwa. Amen. Amen. Reka dusome ndetse n'ijambo riri mu kuva 12 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11, cyangwa se abandi mu bindi bitabo handitsemo kuvayo, kuva mu Egiputa ujya i Kanani, ibice 12 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Haravuga ngo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose, uku aba ariko muzazirye mukenyeye, mukwese inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kadusubiremo uyu murongo wa 11. Uku aba ariko muzazirye mukenyeye, mukwese inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. 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 Reka turebe wenda na Pasika mu isezerano rishya, ubundi tuganire mu minota mike cyane. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 22. Turasoma ku murongo waho wa 14, ndumva twageza murongo wa 18. Haravuga ngo igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati kwifuza nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Yenda igikombe aragishimira, arababwira ati mwende iki musangire. Ndababwira yuko uhereye none ntazanywa ku mbuto y'imizabibu kugeza aho ubwami bw'Imana uzazira. Imana ishimwe. Reka twumve icyo Paulo yabivuzeho mu nzandiko ze, urwandiko rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice byaho 5. Dusome ku murongo wa 7 tugeze no ku murongo wa 8. Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mubirobere ishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Imana ishimwe. Hepfo reka tugarukire aho ngaho. Ubundi iyi Bibiliya yose tubona nta kindi kirimo kitari umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu.
iyi bibiliya irimo plan A hakabamo na plan B. Harimo plan navuga ko gahunda y'Imana ya mbere na gahunda y'Imana ya kabiri. Imana ishimwe. Gahunda y'Imana ya mbere cyangwa plan ya mbere cyangwa plan A yari yo gutuza umuntu mu busitani bwa Edeni, akabaho anezerewe arya imbuto ziri mu ubwo busitani, mbega akabaho mu mahoro atarwara adapfa. Ariko biza kubaho ko umuntu acumura. Imana ihita itegura icyo nakita plan B. Buriya kuva umuntu yacumura kuza kugera mu gitabo cy'ibyahishuwe, nta kindi kintu havuga plan y'Imana ku mwana w'umuntu, plan yo kumucungura. Nkuko mwene data yabivuze, ahantu hambere habaye Pasika ni mu busitani bwa Edeni, aho umuntu amaze gucumura Imana yamubagiye intama, yarangiza ikamwambika gahu. Ayo ni amateka maremare byadusaba umwanya. Aho rero niho plan B y'Imana yahereye yo gucungura umwana w'umuntu. Ariko hahise hakurikiraho ibintu by'ibitambo, havaho ibitambo, amaturo, abatambyi. Ibyo byose byateguraga gucungurwa ku mwana w'umuntu. Hari indirimbo y'Abakatolika ivuga ngo ibitambo n'amaturo ntibyakunyuze ngo bibashe gucungura umwana w'umuntu, kugeza ubwo mu ijuru habaye inama akavuga ngo ninde wacungura umuntu. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru habura n'umwe wabumbura icyo gitabo. Ni amateka maremare ndashaka kuvugaho nonaha. Ngo Yesu arahaguruka, ngo ako kanya mu ijuru impundu ziravuga, kuko hari habonetse uwemera gufungura cya gitabo cyari gifatanije ibimenyetso. Imana ishimwe. Twasomye amagambo menshi, ariko nshaka ko duhuza tukagira ikintu tuyakuramo. Ubundi Pasika nkuko mwene data yabivuze, hari Pasika yabaye muri Edeni nkuko Bibiliya ibitubwira. Hari na Pasika yabereye mu butayu y'Abisiraheli, ari nabyo tumaze gusoma. Pasika ubwo bendaga kuva mu Egiputa bari kujya i Kanani. Hari na Pasika rero yabaye ahantu bita Gurugari, ubwo Yosuwa yarayoboye Abisiraheli. Tubisaba mu gitabo cya Yosuwa n'ubundi bice 5 umurongo wa 10 kumanuka kugeza kwa 12. Iyo ni yindi Pasika nayo Abisiraheli bizihije. Hari n'indi Pasika nayo yabaye ku ngoma y'uwitwa Ezekiyasi, na mu ngoma za kabiri ushobora kubibona ibice 30. Hari n'indi Pasika yabayeho ku mugabo witwa Josias, nayo usoma mu ngoma za kabiri ibice byaho 35. Hari na Pasika yizihijwe n'umugabo witwa Esdras muramuzi, cyangwa se Ezira, umwe wabanjirije Nehemiya kugera i Yerusalemu gusana inkike zari zarasenyutse n'ibirebire. Ikindi indi Pasika yabayeho rero nyuma ya Ezira ni Pasika y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Pasika rero yanavuzwe n'abahanuzi. Pasika muri Ezekiyeli nkuko twabisomye mu bice 45 21 aravuga ngo muzajye mwizihiza Pasika ku munsi wa 14, kandi iyo Pasika imare iminsi 7. Kuba Kristo rero ndagira mbabwire ngo bamaze iminsi kuva kuri mashami kugeza ku munsi wa mbere cyangwa ku munsi wa 14 barimo bizihiza Pasika, barimo bategura Pasika. Pasika ubundi imara iminsi 7 yose itegurwa yizihizwa. Hariho bamwe rero bo mu bwenge bw'isi bavuga ko Pasika ari umuhango, bo batajya bizihiza Pasika ngo kubera ko wari umuhango w'abapagani, ngo wari umuhango abapagani bizihizaga, ngo umuhango w'imitsima wo gusangira n'iki, ngo cyari gihe ngo babonaga ukwezi. Ariko Yesu ubwo yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi, arangije aranavuga ngo ni nanjye sabato. Ubwo Yesu yarabivuze. Imana ishimwe. Umuntu w'umukristo rero utemera Pasika, sinzi ko hari aho ubukristo bwe bwaba bushingiye, kuko kugira ngo twitwa abakristo nuko Yesu yaje mu isi akaducungura. Hari abantu bavuga ariko ngo Pasika ni ya buri munsi, ariko habaho umunsi tuzirikana icyo gikorwa Yesu yakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Twasomye mu gitabo cyo Kuva, Imana ibwira Abisiraheli
ubwo yabahaga pasika benda kuva mu Egiputa bari ku gikanani, ibaha amategeko ya pasika. Ibabwira kubaga umwana w'intama, ngo utanawufite, Bibiliya iravuga ngo utawufite azisunge mugenzi we ufite uwo mwana w'intama ngo bawusangire. Bibiliya iravuga ngo amaraso ngo bazayamishe ku nzu, ngo noneho izo nyama ngo abarizo bazagira bate bazarya. Ihita ibabwira uburyo izo nyama bazazirya, ngo bazazirya bahagaze. Amen. Ngo kandi vuba Imana ishimwe, ngo kuko iyo ariyo pasika. Iyi pasika Imana yayihaye Abisirayeli bari mu gihe gikomeye cy'uburetwa bwa Farawo, kandi Imana iri hafi nabwo kubakura mu buretwa bwa Farawo ibajyana i Kanani. Imana ishimwe. Iyi pasika twizihije muri uyu mwaka ihuriranye n'ibintu byinshi bitandukanye. Haleluya. Mwene data bikomojeho gatoya. Ihuriranye na corona virusi. Icya kabiri ihuriranye n'igihe abantu bari kwibuka abo bajize jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ihuriranye n'igihe abantu benshi kubera ibibazo byabayeho by'ubukungu bitewe n'iki cyorezo bari gutaka inzara n'ibindi bintu byinshi. Ariko ndashaka kubabwira ko yari amahirwe menshi adasanzwe nk'uko Imana yahaye pasika Abisirayeli. Kandi iyo pasika Bibiliya yatubwiye ngo ayo maraso bashyiraga ku nkomanizo ngo y'umurimbuzi yayabonaga, ntabwo yabashaga kwinjira muri urwo rugo ngo abashe kubarimbura. Imana ishimwe. Ikindi byasobanuraga ziriya nyama baryaga ni nk'imbaraga bakiraga nshya muri bo kugira ngo bazabashe kugera i Kanani cyangwa se zizabafasha n'urwo rugendo. Imana ishimwe. Iyi pasika rero ndakwifuriza ko amaraso ya Yesu Kristo aba ku nkomanizo z'imiryango yawe, aba ku bantu bawe, aba ku muryango wawe, aba ku buzima bwawe, ku buryo iyi corona virusi, ku buryo ibi bibazo byose biriho bitabasha kukwegera. Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko iyi pasika yakubera imbaraga zo kubasha gutambuka ibi bihe turi kunyuramo. Ndakwifuriza ko iyi pasika yakubera imbaraga zikwinjiza mu masezerano y'Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yesu aranezerwa, aravuga ngo ndishimye muri Luka kwasomye kuko sangiye namwe pasika, ngo tuzongera gusangira indi pasika ngo ubwo nzaba maze kuzana itorero cyangwa se njyanye itorero ryanjye mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Pasika ni umunezero, pasika ni imbaraga, pasika ni ubutsinzi, pasika ni uburinzi. Muri misiyo yazanye Yesu ni ibintu bibiri. Imana ishimwe. Icyambere yaje kubohora abera bari barafungiranywe. Mwibuke ko kera y'abantu bapfaga ntabwo bajyaga mu ijuru, hari ahantu Satani ngo yafungiraga imyuka y'abera. Mu byazanye Yesu rero yaje kubohora abo ngabo, iyo myuka y'abera yari yaraboshwe. Icyo nicyo kintu cyambere yakoze. Murabyibuka ko cyambere ngo yafashe urufunguzo afungurura abera. Ubwo Yesu yazukaga, burya yazukanye n'imyuka yose yabera bari barafungiranywe na Satani. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo nicyo kintu misiyo ya mbere yazanye Yesu. Misiyo ya kabiri, haleluya, misiyo ya kabiri rero kwari kugucungura njyewe nawe. Bivuga ngo kandi yataye meromonde kuko Imana yakunze bari mu isi. Yohana 3:16 byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atagira gute atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Muri ibyo umwuka avuga ngo atagipfa, natwe ntitukigiza gute, ntago tugipfuye, ngo yatsinze urupfu, ngo nanjye nzagira gute nzatsinda. Pawulo aravuga ngo nabambanywe nande na Kristo, ngo ariko ngize gute ndiho, nyamara si njye ugize gute uriho, ahubwo ni Kristo hehe muri njye. Imana ishimwe. Haleluya. Ndetse Pawulo aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, ngo aracyaturokora, ngo ndetse akomeje n'akazi ko kuturokora. Imana ishimwe. Iyi pasika ihindutse intsinzi y'abera, iyi pasika ihindutse intsinzi y'abanyarwanda, iyi pasika ihindutse intsinzi y'isi. Mwene data
haleluya haleluya Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo kuko imibyimba ye ariyo adukirisha, amaraso ye akaba ariyo atweza. Imibyimba ya Yesu, inkoni yakubiswe, zije gutabara abanyarwanda, zije gutabara isi. Imana ishimwe. Bizageza mu kwezi kwa gatandatu dufite ibihamya. Imana ihimbazwe. Wera muri ku kwezi kwa kane Imana iratangira gukora. Kwezi kwa gatanu Imana irakora. Kwezi kwa gatandatu Imana irasohoza ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo pasika muzayirya mugize mute muhagaze. Imana ishimwe. Kandi amaraso yayo muyashyire ku nkomanizo z'imiryango. Ndifuza ko amaraso ya Yesu yagaragara ku muntu wese ukurikiye Iyobokamana TV, yagaragara ku muntu wese hakakanyubanye natwe. Amaraso ya Yesu, bene data, muri mu bibazo, muri mu ntambara, muri mu bihugu biri mu burwayi bukomeye, bene data bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amaraso ya Yesu abariyo mwitwikiriza. Amaraso ya Yesu ariyo ababera uburinzi. Amaraso ya Yesu ariyo ababera intsinzi mu izina rya Yesu. Kandi imibyimba ye izi nyamabariye zasobanuraga imibyimba ya Yesu. Imibyimba ye itume mwuzura imbaraga, itume muzabasha kugera i Kanani, itume muzabasha kugera i Siyoni, itume muzabasha kugera haleluya aho dusiganirwa kugera. Imana ishimwe. Yesu abaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Amen. Niryo jambo Imana yarishyize ku mutima wanjye. Ndakwifuriza ko iyi pasika itakunyuraho. Bibiliya iravuga ngo n'umunyegiputa wamenye iryo banga rya pasika. N'umunyegiputa wamenye iri banga rya pasika ngo akabikora nk'uko Abisiraheli bagize bate babikoze, ngo nawe ntacyo yabaye, ngo murimbuzi ntiyinjiye mu rugo rwe. Imana ishimwe. Amen. Kabone naho uyu mwanya utarukijijwe, ariko ukaba wakiriye aya makuru ya pasika, ukakira Yesu nk'umukiza wawe, ntabwo udapfuye. Haleluya. Ahubwo uruwa kubaho. Bibiliya iravuga ngo mutinyi wakica ubugingo hakica n'umubiri byose akabijugunya Gehinomu. Muri ibyo uzi umwuka avuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku Mukristo. Niyo mpamvu mubona tudafite ubwoba. Imana ishimwe. Tuzi ko tubeshwaho nande na Kristo. Ni kumuri ibyo mbeshwaho no kwizera Yesu. Haleluya. Niringiye iki mbabazize. Imana ishimwe. Ariko mu byahishwe naho akavuga ngo naho yapfa. Haleluya. Haleluya. Yabaravuga ngo naho napfa nzapfa ngize gute Mwiringiye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku Mukristo wese Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo ukuri, Yesu umukiza niwe imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imana ibaha umugisha. Mwene data aragarutse. Theo, nimba hari ikibazo wifuza kumubaza mu byo yigishije cyangwa se amaze iminsi yigisha, yaguha nimero noneho ukaba wakimubaza, byaba byiza. Ndagira ngo nshimire Iyobokamana TV. Amen. Hari umuntu twari tumaze imyaka ntekereza irenga 15 tutabonana, ntaza amakuru ye, aza kunyumva ku Iyobokamana TV aba mu gihugu cy'amahanga, afata izina ryanjye aragenda rishakisha muri Google. Amen. Yagiye kubona mbona aranyandikira arambwira ati sinari nzi kukibaho, sinari nzi ahuba. Imana ibaha umugisha kubw'ubutumwa bwiza buca ku Iyobokamana TV. Nta kiguzi, nta kintu mwatsa abantu.
Yesu aguha umugisha. Rero reka mukozi w'Imana Theo abaha adresse ye ukeneye kugira icyo umubaza cyangwa se indi nyunganizi, kuko twese tugenda tumenya aho bikeya twunganirana. Umuntu yamuhamagara. Theo duhe nimero. Urakoze cyane, turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Nomero ni 0782 30 15 81. 0782 30 15 81. Yego. My God bless you. Francois nawe kandi nabigenze gutyo, nawe naduhe nimero za telefone buretse kuva muri frame kuko ugiye kudukubitira isengesho ryiza cyane mufatikanisha. Imana ishimwe. Nimero za telefone? Nimero za telefone zanjye ariko reka mbanze ni excuse, hari abantu bambwiye ko bakunda guhamagara ngo ntibambone, ariko ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa message umbuze nyuma tukaza kuvugana. Yego. Nimero yanjye rero ni 0788 35 38 35. Subiramo. 0788 35 38 abari hanze bongeraho akamenyetso ko guteranya 25 bagahita bakomezaho 0788 35 ni nako babigenza no kwa Theo, ni nako banabigenza hariya kuri iriya nimero ibiri hasi ku biganiro kwiyobokamana TV. Iriya nimero iri no muri mobile money, bari abantu tuba tugenda duhuza n'abakozi b'Imana. Iki icyorezo kirakaze, nabonye hari abanyamakuru baje bakora ibiganiro byo gusaba abantu ngo babatere inkunga. Rwose bakozi b'Imana nimutansabira inkunga birakaze rwose, mushaka ukuntu abantu bakanyuzamo kabisa. Okay, mudusengere rero ubundi tuze rero tugana ku musozo. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye, hatariho gupfa ntiyaboneka no kuzuka. Turagushimiye kuko wapfuye ukanabyemera hanyuma ukaba warazutse. Uyu munsi turavuga urupfu rwawe no kuzuka. Abera bapfuye nabo basubizwe mu imbaraga kuko uwazutse azabazura. Uhabwa icyubahiro. Dusengeye isi yose muri rusange. Tunetararije imbaraga zose z'indwara. Indwara umuntu wari wese arwaye wumvishira ijambo nuzaryumva, turazinetararije mu izina rya Yesu. Dusengeye abanyarwanda kugira ngo uku kwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu basohoke mu nzu, activite zose zo mu gihugu cyacu zitangire zikore ndetse n'izo hanze. Amanama duteganya mu Rwanda abe mu izina rya Yesu. Duhumurije abanyarwandakazi n'abanyarwanda ndetse by'umwihariko abajize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 aho bari beguheranwa n'ubwigunge, ahubwo ijambo ryawe rya Pasika ribabere ihumure. Urakoze mwami. Dusengeye iyobokamana bakora ibintu byinshi bikomeye, reka ubatera inkunga uciye mu bantu kuko ni wowe mutera nkunga wa mbere dufite. Ariko kandi ntukoresha ibiti, aba batwumva wabacamo, natwe tuvuga ukaducamo kugira ngo dutere iyobokamana TV inkunga kugira ngo gahunda zo kugeza ubutumwa ku isi zikomeze. Umugisha umugaragu wawe ugabuye ijambo ryawe, nanjye mpumugisha. Abo turirimbiye nabo ubaha umugisha. Ndagushimiye kandi nsabiye umugisha umuntu uzumva ubutumwa bwiza agakora share akabuha abandi n'abazahabwa umugisha. Twirukanye icuraburindi ryose ry'abadayimoni mu izina rya Yesu. Urakoze kuko wayihumure isi yose, by'umwihariko abanyarwanda n'iyobokamana TV mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Mana ko mugaragu wawe byagusabye ubyumvishe, kuko uri Imana yumva gusenga. Tugufite ntabwo tujya twifuza undi murengezi. Amen. Kidutera ubwoba no kubaho tutagufite. Abanyarwanda ndetse n'isi yose bamaze iminsi bicishije bugufiya batakira izina ryawe kugira ngo dutabare. Waravuze ngo wabona umwe cyangwa babiri wadutabara warengera ubwoko bwawe. Kandi ijambo rya muri Yeremiya, maganya Yeremiya 3 rikambira ngo Uwiteka ntanezezwa no kubabaza umuntu, ngo naho yamubabaza ari kumwigisha ngo azamugirira ibambe, ngo kuko atagira ubwo ari ku muntu iteka. Kubw'umusaraba nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ko umuntu yacumuriye ku giti mu busitani bwa Edeni mu gitabo cy'itangiriro, byari na ngombwa kumucungurira ku giti kuko aho byarengeye niho byagombaga no kurengurirwa. Kubw'ibyo hari ibyari byararenze
hari ibyo twacumuyeho, hari ibyo twarengereye, ariko nicyo gituma twicishije bugufi imbere y'umusaraba, twibuka Pasika, twishyizeho ibyaha by'isi yose n'ibyaha byacu kugira ngo tubabarire. Ijambo ryawe rirambwira ngo nuko umugabo witwa Dawidi ngo aragenda atambira Uwiteka ibitambo byinshi, ngo amapfizi 1000, ngo muri ibyo bitambo ahenderamwo Uwiteka ngo mugigishira mu gihugu. Natwe kubw'igitambo kimwe cyatanzwe rukumbi cyitwa amaraso ya Yesu Kristo, cyitwa kubambwa ku musaraba. Haleluya. Duhendahendeye muri icyo gitambo wadutambiye kugira ngo iyi coronavirus ishire mu gihugu, abantu ubamara imibabaro, abantu bamara agahinda, abantu bamara inzara, buri wese mu buryo kwifuza mureka kubone mu izina rya Yesu Kristo. Amen.